Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, irema umwijima n'umucyo, irema ikirere, ubutaka n'inyanja, irema ibyatsi n'ibiti, irema izuba, ukwezi n'inyenyeri. Irema inyamaswa zo ku butaka, zaba izigendesha amaguru cyangwa izikururuka, inyoni n'ibisiga, amafi yo mu nyanja n'ibindi. Ubundi ku munsi wa gatandatu Imana irema umuntu. Nguko uko ikiremwa muntu twisanze ku isi, nguko uko ibiremwa byose twisanze kuri iyi si dutuyeho. Muri izi nyamaswa zose Imana yaremye harimo izoroheje n'izifite ubukana zibyana. Abantu hari izo twita inyamaswa z'inkazi, ku buryo mushobora guhura ikaguhitana ubuzima bwawe bukarangiriraho. Nubwo ikiremwa muntu cyahawe ubushobozi bwo gutegeka ibiri mu isi byose, ariko burya mu isi habamo inyamaswa ziteye ubwoba cyane ndetse zishobora gutsemba ikiremwa muntu mu kanya nk'ako guhumbya. Muri iki kiganiro menya cy'uyu munsi ngiye kukubwira inyamaswa zidasanzwe zica imbaga nyamwinshi y'abantu. Izo nyamaswa nimuhura uzazigendere kure, ntuzihe kuzirwanya, ahubwo nubona uko ukizwa n'amaguru bizaba ari amahire. Inyinshi muri zo ni ingome ku buryo zishobora kukurya muhuye gusa. Mbahaye ikaze mu kiganiro menya cy'uyu munsi. Njye ndi Penuel muvandimwe, iyi ni Mera Rwanda. Tudatinze rero reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga imbwa zo mu rugo. Imbwa zo mu rugo. Izi mbwa zo mu rugo ziba zisa nk'izatojwe umuco wo kubaha abantu, ariko akenshi iyo zibaye mu ngo ba nyirazo batazitaho uko bikwiye cyangwa bakazitoza kuryana, ziba zishobora kwica. Mu mwaka imbwa zihitana abantu babarirwa mu 186. Gusa igitangaje ni uko muri iyi minsi tugezemo abantu nabo batangiye kurya imbwa. Biratangaje. Reka tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga imbogo. Imbogo ni inyamaswa y'inkazi, zikunze kuba mu mashyamba no muri parike nyinshi ku isi, ariko inyamaswa igira ubugome bw'indengakamere ku buryo aho ibonye umuntu ihita ishaka kumwivugana. Imbogo mu mwaka zihitana abantu babarirwa muri 200. Reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga inzovu. Inyamaswa nini ku isi, ntizi kwiruka kubera ubunini bwayo, ikunze kuba mu maparike. Iyi nyamaswa ihitana abantu babarirwa kuri 500, abenshi bicwa nayo bazize kubakandagira. Reka tujye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga ingona. Iyi nyamaswa yibera mu mazi, ikunze guhitana abantu benshi bajya koga muri ayo mazi yiberamo. Iyi nyamaswa mu mwaka ihitana abantu babarirwa hagati y'1,500 na 2,500. Ku mwanya wa 6 turahasanga imvubu. Imvubu, iyi nyamaswa nayo yibera mu mazi, ntikunda kwiyenza cyane nk'ingona, ariko nayo igira bihitana cyane cyane abayisanga mu mazi, ikabihitana abantu babarirwa ku 3,000 ku mwaka. Ku mwanya wa 5 turahasanga inyamaswa yitwa scorpion. Aka gakoko kabarirwa mu bwoko bw'ibimonyo, kari mu dukoko duto tugira ubukana budasanzwe. Ku isi habarizwa amoko yatwo 1,500, muri yo 25 akaba agira ubukana bwica cyane. Utu dukoko ku isi duhitana abantu bagera ku 5,000 byose buri mwaka. Tujye ku mwanya wa 4 turahasanga inzoka. Benshi bayita umwanzi wa muntu, kuko aho imubonye hose ihita ishaka kumurya. Muri Bibiliya tuzi ibyabaye kuri Eva na Adamu, aho yagerageze kumushuka akarenga ku isezerano ry'Imana. Iyi nyamaswa ibarizwa mu bwoko bw'ibikururanda cyangwa se ibikururuka. Ihitana ubuzima bw'abantu benshi, ku buryo buri mwaka nibura ishobora guhitana abantu bagera mu 50,000 byose buri mwaka. Isazi yatsitse niri ku mwanya wa 3. Ni ubwoko bw'amasazi buzwi, gusa buratandukanye, burihariye ndetse buteye ubwoba. Iyi sazi nimuhuru zayo bangira ingata. Ubu bwoko bw'amasazi butera indwara y'umusenzero ku bantu. Ishobora kukuruma uyu munsi, ubuzima bwawe bugashyirwaho akadomo.
Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko nibura ku mwaka isazi yatsetse ihitana abarenga ibihumbi 500 byose. Umubu w'ingoro utera malariya Anopheles twageze ku mwanya wa 2. Ubundi kuwurebesha ijisho biragoye, wumva uko urwinze. Ni agakoko gato gafite amababa, ukarebye karasuzuguritse, ariko ni inyamaswa y'inkazi. Uyu mubu ni igisasu cya kirimbuzi. Urebye ubuzima bwa benshi buhagendera kubera indwara ya malariya. Iyi ni indwara iri ku isonga mu guhitana ubuzima bwa benshi. Buri mwaka bivugwa ko nibura abarenga miliyoni bapfa bazize malariya. Twageze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuntu. Nibyo koko inyamaswa mbi ni umuntu. Mu nyamaswa twavuze haruguru nta yindi nyamaswa izi gufata inkota, nta izi gufora umuheto, nta yindi nyamaswa izi gukora ibisasu bya kirimbuzi uretse umuntu wenyine. Nta nyamaswa ishobora gufata ibyatsi ikabivanga n'ibinyabutabire ubundi igashyira mu byo kurya cyangwa mu cyayi. Undi yabirya, bagafungura amasanduku, bagacukura amarimbi, bakazana indabo, ubundi abasigaye tukavuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Urebye intambara zigenda zica abantu wakumirwa. Mu ntambara ya mbere y'isi bivugwa ko yahitanye ubuzima bw'abasirikare n'abasivile bagera kuri miliyoni 40. Mu ntambara ya kabiri y'isi abagera kuri miliyoni 75 bose barapfuye. Nta yindi nyamaswa yabikoze. Ubushakashatsi bugaragaza ko nibura buri mwaka abarenga miliyoni 10 bapfa bazize intambara. Umuntu rero niwe nyamaswa dusorejeho. Nshuti zacu rero mwari mudukurikiye, ni naha ducumbikiye ikiganiro menya cy'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iki channel, kora subscribe. Ku nyunganizi cyangwa igitekerezo cyangwa ikibazo ushobora kunyura kuri izo nimero ziri muri screen yawe. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde.